muri bino bihe tugiye kujyamo biri imbere yacu. Ubu ngubu aho muzaza mubona yenda nk'igihugu cyuzuye amataje gusa, ubwo urumva wa mukene udafite n'akazi cyangwa udafite nyine ahantu akura, urumva we ibyo bizaba byaramukomereyeho, nyine buzaba bwaramwiriyeho n'imvura yarajemo. Ije turimo turakora cyane kugira ngo butatwiriraho. Aha imbere ni ahantu Satani agiye gukora cyane, kandi antikirisito ni umwanzi wa Kirisito Yesu cyangwa wa Kirisito, nibwo azaba agiye gukora, kuko rero yabonye igihe kimurangiriyeho, yarabanjije afata abantu abavana mu gusenga. Hari abantu benshi bagukunda, hari abantu benshi bakunda ubutumwa Imana igiye kunyuzamo, bari hari batandukanye kandi bagukumbuye. Hari n'abageze kutubaza ati ko se wa mwana ariye ku byo yagiye ahanura tugenda tubibona bisohora ko adaheruka, ariko nkababwira yuko anje aboneka ari uko Imana yamutumye. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana aho dukunda kandi ugakurikiye ibiganiro. Umugisha w'Imana rero nubaye nawe, kandi ineza y'Imana ikoma ndetse n'abawe bose hafi na kure mu bice bitandukanye, ku migabane itandukanye, mukamwumva ururimi ndi kuvuga. Mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndi kumwe n'umuhanuzi w'Imana Anje, niwe muhanuzi w'umwana Imana ihamagaye muri minsi, kandi imuhamagaye kugira ngo azenguruke isi yose avuga ubutumwa. Icyo gusa no kugira ngo rero ubane natwe, kuko Imana iri gukoresha n'abana batoya. Nkunda kuvuga ngo nimwe ngakwivuga mukakorera Imana barahari. Anje rero mu b'Imana yagurukije arimo, muramubona ko n'umwana w'umukobwa wambaye ubwiza bw'Imana. Dushimye Imana yuko yamurinze natwe ikaturinda. Reka ntangire rero mu ikaze gusa aha ni mu rugo. Anje yimvemo ikaze kandi Imana imushyikire. Anje turagusuje mu izina rya Yesu. Amen. Umeze neza? Yego. Urakomeye? Yego. Ndakuyambiye mu izina rya Yesu. Nanjye ndakuyambiye. Wari umeze neza ariko? Yego. Amakuru cy'iminsi Anje? Ni meza. Imana irakurinze? Yego. Papa ameze neza? Yego. Mama ameze neza? Bose bameze neza. Basuze kuri kamera? Ndabashoje mu izina rya Yesu. Reka tugusabe kandi Anje, hari abantu benshi bagukunda, hari abantu benshi bakunda ubutumwa Imana igiye kunyuzamo, bari hari batandukanye kandi bagukumbuye. Hari n'abageze kutubaza ati ko se wa mwana ariye ku byo yagiye ahanura tugenda tubibona bisohora ko adaheruka, ariko nkababwira yuko Anje aboneka ari uko Imana yamutumye. Reka tugusabe usuhuze abera bose baduteze amatwi muri kano kanya, urambure ikiganza wasuhuze. Yesu ndabashuje mu izina rya Yesu. Natangiye mvuga ngo ni Anje, ariko se bundi witwa nde? Amazina atari Anje witwa nde? Nitwa Mugira neza Anje. Ukaba uri ushinzwe iki? Ukaba uri gukora iki? Nkaba ndi umukozi w'Imana, aho Imana inomye niho njya. Yego. Uyu munsi gutumye ku Musaraba TV? Yego. Vuga ngo haleluya. Haleluya. Yes, n'uyu nguyu Anje tugiye kubona, ariko tangiye kugenda aba nk'inkumi, ndabona afite udusoni twinshi, sinzi byari byo, ariko ndabizi neza ko turi gukorana umurimo w'Imana kandi biri bugende neza. Reka se wowe duteze amatwi muri kano kanya, unyemere tubane muri iki kiganiro, dutangirane kandi dusozanye, tubuze guhabwa umugisha wabumvishe ubutumwa bwiza bwa Yesu gusa. Ntago ntinda, reka mbigenze guke. Anje senga Imana, numara gusenga Imana ukunguka kuyobora ugenda uko nguko. Ni karibu. Mana nziza, munigira neza, twongeye kugushima, twongeye kuguhimbaza icyubahiro n'ikibi cyawe. Uteka mw'Imana nyir'ingabo, tugiye gutangira kino kiganiro, wane natwe kandi uteka n'abadukurikiye, uteka nabo Uwiteka ubaha umugisha, kandi Uwiteka ubaha ibyo kumva ijambo ryawe, kandi Uwiteka Mwami ribahindure mu izina rya Yesu, kandi Uwiteka mw'Imana nyir'ingabo uduhe imbaraga zo kurigenderamo mu izina rya Yesu. Nirukanye umwanzi Satani uza kudutera muri kino kiganiro mu izina rya Yesu. Amen. 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 Karibu.
ubutumwa mfite ni ubutumwa buboneka mu Baroma ibice 6 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Abaroma ibice 6 umurongo wa mbere haranditse ngo nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Nimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Nuko rero kubw'umubatizo twahabwanwe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese abe ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Dusimbuke dusoma ku murongo wa 6. Kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanwe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha. Iryo jambo ryari rigendereye ngo uko wagira icyizere cy'ubugingo buhoraho. Irindi riboneka muri Yohana ibice 6 umurongo wa 47. Yohana ibice 6 umurongo wa 47. Uwizeye niwe ufite ubugingo, niwe tugiye kureba. Umurongo wa 47 haranditse ngo ni ukuri ndababwira yuko uwizeye ari we ufite ubugingo buhoraho. Ni njye mutima w'ubugingo. Irindi riboneka muri Yohana ibice 3 umurongo wa 36. Uwizera uwo mwana aba afite ubugingo. Tugiye kubireba muri Yohana ibice 3 umurongo wa 36 haranditse ngo uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Urabisanga no muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Haranditse ngo cyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. No muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 9 haranditse ngo uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Hari igihe waba ufite ikibazo cy'uko udafite icyizere cy'ubugingo, ariko ijambo ry'Imana ritweretse umuntu ufite ubugingo buhoraho uwo ari we. Nawe ubwo urumva wakibonamo, urumva ahantu wakibona muri ayo masomo dusomye. Twongere dusome no muri Yohana ibice 5 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 2.
Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akize umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu agiye i Yerusalemu. Kandi i Yerusalemu hari bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Dusome n'urwa mbere rwa Yohana. Rwa mbere rwa Yohana ibice 5 umurongo wa mbere haranditse ngo ibyo kwizera Yesu n'amaherezo yabyo. Uwizeye wese yuko Yesu Kristo ari we wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese iyabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Iki ni cyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Hari igihe waba uri kudukurikirana urwaye, ariko reka dusome mu byakozwe n'intumwa wumve icyo Imana ishaka ko wakora kugira ngo ukire. Wahageze ngo dusomere Yohana ibyakozwe n'intumwa ibice 16. Nahageze kane usome ibice 16 umurongo wa 31. Haranditse ngo baramusubiza bati izere umwami Yesu urakira ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Twongeye dusome muri Yohana ibice 16 umurongo wa 31. Haranditse ngo Yesu arabasubiza ati none murizeye? Uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo ni we wabyawe n'Imana. Katubisange mu rwa mbere rwa Yohana ibice 5. Rwa mbere rwa Yohana ibice 5 umurongo wa mbere. Haranditse ngo uwizeye wese yuko Yesu Kristo ni we wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese iyabyaye abakunda n'uwabyawe nayo. Ongeye dusome
mu rwa mbere rwa Yohani ibice 5 umurongo wa 10 aratubwira ko muri Kristo Yesu dufite umutekano. Umurongo wa 10 haranditse ngo uwizeye umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we, naho utizeye Imana aba yise umunyabinyoma kuko atemeye ibyo Imana yahamije ku mwana wayo. Ongeye dusome n'Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 21. Haranditse ngo igice cya mbere umurongo wa 21 haranditse ngo erega ku bwanjye kubaho ni Kristo kandi gupfa kumbereye inyungu. Twongeye dusome no muri Yohana ibice 10 umurongo wa 2. Haranditse ngo ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Dusome n'Ibyahishuwe ibice 12 umurongo wa 10. Haranditse ngo numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti none agakiza karasohoye gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Muri Kristo Yesu umuntu wizeye yuko afite ubugingo, Imana ihita imwoherereza n'umutekano, akamwoherereza abamarayika bahora bamurinze. Dusome muri Yohani ibice 6 umurongo wa 39. Haranditse ngo kugeza ku murongo wa 40 kandi ibyo uwantumye ashaka ni ibi, ni ukugira ngo mu byo yampaye byose ntagira na kimwe nzimiza, ahubwo ngo nzakizure ku munsi w'imperuka. Kuko icyo Data ashaka ari iki ni ukugira ngo umuntu wese witegereze umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Muri ibyo byose tuvuze ko turebe nimba ijambo rivugana ko wizeye Yesu Kristo by'ukuri. Riboneka muri Matayo ibice 15 umurongo wa 10. Matayo ibice 15
umurongo wa 18 kugeza ku murongo wa 20 haranditse ngo ariko ibiva mu kanwa biba bivuye mu mutima n'ibyo bihumanya umuntu, kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica no gusambana no guheheta, kwiba no kubeshya, kandi n'ibitutsi. Ibyo ni byo bihumanya umuntu, ariko kurisha intoki zijabitse mu mazi ntiguhumanya umuntu. Dusome no muri Matayo ibice 18 umurongo wa 19 haranditse ngo kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose bazagikoreshwa na Data wo mu ijuru. Rino jambo ritubwiye ko umutima ari wo urema ikibi ukarema n'icyiza. Umutima n'ubwenge bihura. Abaroma 18 umurongo wa 32 haranditse ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Imana ashimwe. Imana yemeye kuduha umwana wayo, none ngo izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Kadusome n'ijambo ry'Imana dusanga mu Baroma 18 nanone ku murongo wa 29 haranditse ngo kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Kugeza ku murongo wa 30 haranditse ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Dusome no muri Matayo ibice 7 umurongo wa 16 haranditse ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Tugiye gusoma no muri Yohana ibice 5 umurongo wa 24. Yohana
ibice 5:24 arangiza ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Tugiye kumva gusenga kubanza kwihana, kubanziriza kwihana. Urwa mbere rwa Yohani igice cya mbere umurongo wa 9. Haranditse ngo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi ikiranuka tutababarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze tuba tuyise umunyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo riba riri muri twe. Ahandi ni urwa mbere rwa Timoteyo ibice 2. Rwa mbere rwa Timoteyo ibice 2 umurongo wa 1. Handitse ngo ibyo gusabira abantu bose. Irya mbere ya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira, ariko cyane cyane abami n'abatware bose, kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyago, twubaha Imana kandi twitonda rwose. Ibyo ni byo byiza byemerwa imbere y'Imana Umukiza wacu. Ashaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri kuko hari Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo, witangiye kuba incungu ya bose. Ibyo byahamijwe mu gihe cyabyo, ari cyo cyatumye nshyirirwaho kuba umubwiriza n'intumwa. Ndavuga ukuri simbeshya, n'umwigisha wo kwigisha abanyamahanga kwizera n'ukuri. Nuko ndashaka ko abagabo basenga hose barambuye amaboko yera, badafite umujinya kandi batagira impaka. Tugiye gusoma nanone Abafilipi ibice 4 umurongo wa 4.
ibice n'umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6 haranditse ngo mujye mwishima iki noza yawe icyo bigendereyeho ni uko icyifuzo cy'ibikenewe n'ibyishimo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose yewe nongere kubivuga nti mwishime ineza yanyu imenwe n'abantu bose umuntu wacu ari umuntu umwami wacu ari bugufi ntimukagire icyo mwiganyira ahubwo ibyo mushaka byose bimenwe n'Imana mubisabiye mubyingingira mwishimwe. N'amasomo yose dusomye ni amasomo yari ari kutwigisha gusenga uko twasenga ibyo twaheraho kugira ngo Imana twumve ni uko tubanza kwihana ibyaha kandi ngo kugira ngo tubanze dusabe ikintu Imana ngo ni uko tubanza kuyishimira ibyo yadukoreye. Hari igihe yenda waba ijambo ryatubwiye uko wamenya niba wizeye Yesu by'ukuri. Hari igihe waba uri kubishidikanyaho ariko mu ijambo ry'Imana ryabitubwiye uko twabimenya ngo ni uko twizera ni uko twizera Imana ngo kandi ngo wizeye ngo Imana wizeye Imana ngo na Yesu Kristo ngo Imana ngihita imwoherereza uburinzi kugira ngo nubwo abakristo bahura n'intambara zikomeye ariko ngo baba bafite uburinzi ntabwo ari ibyo kubica ahubwo ni ukugira ngo bakomerere mu mwami Yesu batadamarara bakava mu buntu bw'Imana. Rero tugiye gusoma n'irindi jambo riboneka muri Matayo ibice 5 umurongo wa 2. Uburyo bwo gusenga bundi cyangwa ibyakubwira ko usenga cyangwa ngo hari igihe umuntu aba asenga ariko hari igihe uba usenga ariko utujuje ibisabwa. Hari igihe urusinga rumwe ruba rucometse ku rundi ariko urundi rudacometseho rero umuriro ukabona itara riri kwaka ariko katwumve ikindi twakora. Ibice 2 kugeza ku murongo wa 10 haranditse ngo atarura amagambo ati hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijoro ari ubwabo. Hahirwa abashoboye kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwa neza kuko bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranuka kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijoro ari ubwabo. Hari igihe uba usenga utitwa umwana w'Imana ahubwo witwa umukozi w'Imana. Ibyo bintu abantu bakunda kubishidikanyaho. Hari igihe umukozi ashobora gukora akantu gatoya ugahita umwirukana ariko umwana wawe uramuhana. Niyo mpamvu ikintu kikubwira ko uri umwana w'Imana ni uko ubona iguhannye kubera ko utari umukozi. Rero ijambo ryari ritubwiye ngo hahirwa abakiranuka. Ibyo ngibyo
ujya kuba umwana w'Imana ari uko wamenye gusenga, ukamenya ibyo uheraho usenga, ugakiranuka, ubundi Imana igahita, kuko ari bo ugahita witwa umwana w'Imana, kandi nabo babigenza gutyo ngo nibo bazitwa abana b'Imana. amen. Rero tugiye gusoma no muri Luka ibice 11 ibice 10, Luka ibice 11. Ibice 11 umurongo wa 5. Arababwira ati ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati inshuti yanjye nzimanira imitsima 3 kuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo, none nkaba ntafite icyo nyizimanira. Ibyo ngibyo iryo jambo rigendereye ko nubwo ngo wahura n'ibyo bigeragezo ukabona Imana ntabwo ikwitayeho, ukagira ngo Imana si ikwitayeho, ibikwitayeho, ubwo ni uko iba iri kuguhana kugira ngo ejo utazongera, kugira ngo iyo itaguhanye Satani, niko usanga umuntu yenda yaraguye, Satani aba yarakujyanye. Rero dukomeze dusome twumve ukuntu byagenda. Arababwira ati ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati inshuti yanjye nzimanira imitsima 3 kuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo, none nkaba ntafite icyo nyizimanira. Uwo mu nzu akamusubiza ati windushya, maze kugarira ndaryamye n'abana banjye nabo nuko sinshoboye kubyuka ngo nkingure. Ndababwira ukuri yuko nubwo atabyukijwe no kuyimuhera ko ari inshuti ye, ariko kuko amutitirije biramubyutsa amuhe ibyo ashaka byose. Rero natwe iyo wahura n'ibigeragezo, nimba uhuye n'uburwayi, nimba uhuye n'ikigeragezo cy'uko yenda ubyariye mu rugo cyangwa umugabo akwanze cyangwa n'ibindi bitandukanye, cyangwa nuko bakujyanye ibyawe, ariko iyo ukomeje ugasenga Imana irakumva ikaguha ibyo ukeneye byose. Cyangwa kadusome no muri Yohana ibice 15 umurongo wa 7. Tugomba cyangwa ukajya gusengera, ukagenda ku mukristo cyangwa ku mupasiteri ukamubwira ngo nsengera mfite iki n'iki. Nibyo ijambo riri kutubwira ngo gusengera mu busabane. Muri Yohana ibice 15 umurongo wa 7 haranditse ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha Data,
data ibyo ni byo byubahisha data nibwa cyose muzagihabwa. Ibyo ni byo byubahisha data, ni uko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Imana ishaka ko yari ari kutubwira ngo cyangwa ukajya ugasengera mu busabane n'Imana, cyangwa ukabwira undi mukristo akagusengera. Dusome n'Abakolosayi ibice 4:2 kugeza ku 4. Dusomere. Abakolosayi dusome Abakolosayi ibice 4 umurongo wa 2 kugeza ku 4. Yego, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mukomeze gusenga mu maso mushima, kandi natwe mudusabire kugira ngo Imana idukingurire urugi rwo kuvuga ijambo ryayo, tuvuge ubwiru bwa Kristo ubwo nabohewe, kugira ngo mwerekane nk'uko nkwiriye kuvuga. Mugendere mu bwenge, ku byo mugirira abo hanze mucunguze uburyo mwete. Ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana, risize umunyu, kugira ngo mumenye ko mukwiriye gusubiza umuntu wese. Iryo jambo ryari kandi ntimubererekere Satani. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo, akoreshe amaboko ibyiza, kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso, kugeza ku munsi wo gucungurwa. Gusharira kose n'uburakari n'umwijima n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Mugirirane neza, mugirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Umurongo wari w'ingenzi ni wa 27 uvuga ngo kandi ntimukaberekere Satani. Urugero rw'umuntu wabererekeye Satani bukamugiraho ingaruka ni Samusoni. Imana yari yaramubujije, yari yaramuhaye imbaraga, arangije umuntu aramushukashuka, cyangwa umukobwa aramushukashuka, aramubwira ngo ni iki gituma ugira izo mbaraga. Kandi Imana yari yaramubujije kubivuga, cyangwa ngo ntihazagire icyuma kimwogosha. Arangije arabanza aramushukashuka, aramubwira ngo arangije agera ku ntego. Noneho uwo mukobwa aramusinziriza, arangije aramwogosha neza. Amaze kumwogosha, ubundi abantu baraza, aramubwira ngo dore ngo baraje. Arangije, kuko yari yabererekeye Satani, nta mbaraga yari agifite. Rero twatangiye tuvuga ibyo gusenga, noneho tuvuze n'ukuntu Imana ishobora kukubitsa ibyayo. Noneho weho, kubera Satani iza yiyoberanyije, ntumenye uburyo ije yiyoberanyije, kandi iza yigiza umuntu mwiza. Rero nawe yatakaje imbaraga. Ikintu cya mbere, yatakaje amaso, yatakaje ibintu byinshi. Rero nawe ushobora kuba uri umwana mutoya muri Kristo Yesu,
cyangwa uri mukuru ariko waravuye mu nzira z'Imana, cyangwa weho wumva ibyo gusenga bikurimo ariko kuva yenda wavuka utarasenga, nawe uratangira usenga, nurangiza wihane ibyaha. Niwumva utarabishobora wegere umuntu wihane ibyaha, ngo kuko ibi ngibi byo gusenga, byo kwera imbuto, ngo nibyo bigiye kugutunga muri bino bihe tugiye kujyamo biri imbere yacu. Ubu ngubu aho muzaza mubona yenda nk'igihugu cyuzuye amataje gusa, ubwo urumva wa mukene udafite n'akazi cyangwa udafite nyine ahantu akura, urumva we ibyo bizaba byaramukomereyeho, nyine buzaba bwaramwiriyeho n'imvura yarajemo. Ariko ngo nimusenga mukera imbuto, mukamenya aho umwanzi Satani ahera, mwebwe mukaba mwarahamenye, mukaba mwarahafunze, mwebwe nta kibazo ngo muzabigeraho. Kadusome n'ijambo riboneka mu rwa mbere rw'Abatesalonike ibice 5 umurongo wa 17 kugeza ku wa 18. Dusomere. Hehe. Urwa mbere rw'Abatesalonike ibice 5 umurongo wa 17. Abatesalonike ibice 5 umurongo wa 17. Reka dusubire mu izina rya Yesu Kristo. Musenge ubudasiba. Mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Ntimukazimye umwuka wera w'Imana. Yego. Imana ishaka ko musenga, ni nk'aho Imana ibibaburiye kugira ngo bino bihe mugiye kujyamo by'imperuka, natwe twese tugiye kujyamo amasengesho muzabe mwariteganyirije. N'irindi jambo riboneka mu rwa kabiri rw'Abatesalonike ibice 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Ibisigaye bene data, mudusabire kugira ngo ijambo ry'Umwami wacu ryamamare vuba, rishimishwe nk'uko biri muri mwe, kandi ngo dukire abantu babi b'ibigoryi, kuko kwizera kudafitwe na bose. Ariko Umwami ni uwo kwizerwa, niwe uzakomeza mwebwe abarinda umubi. Kandi ibyanyu tubyiringijwe n'Umwami yuko ibyo dutegetse mubikora kandi muzajya mubikora. Ahandi naho biri kumwe, ni Imana iri kubinginga. Urwa kabiri rw'Abatesalonike nanone ibice 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Turabinginga bene data kubwo kuzaza k'Umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwamo kwacu, kugira ngo mutaramuka vuba mukaba mu bwenge, cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'Umwami wacu umaze gusohora. Igihe rero urumva ko cyatugereyeho, urumva izuba ryarenze, rero icyo Imana iri kutwingingira ni uko muri twebwe twiremamo gusenga. Hariho abavuga gusenga bakumva ngo ni ibintu bigize. Gusenga bifata ibiriho bikabigira ibitariho, kandi ngo n'ibitariho ikabigira ibiriho.
katwumve icyo Petero yabivuzeho. Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 2. Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 2. Mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere, niwe wirizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, ribi ry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera, bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Dukomeze. Oyarekera. Petero yavuze yuko dutunzwe n'ijambo ry'Imana, naho ijambo riduhugura mu kumenya ikibi n'icyiza. Reka tubisange mu Baheburayo ibice 5 umurongo wa 14. Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Yakobo avuga ko tutagombye gupfa kumva ijambo, ahubwo tugomba gukora icyo ijambo ritubwira. Katubisange mu rwambaro rwa Yakobo ibice 22 kugeza ku murongo wa 23. Yakobo ibice 2 umurongo wa 23. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 22 kugeza kuri 23. Ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Kuko uwumva ijambo gusa ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo. Ushobora gutekereza ngo ngiye muri icyo gihe nzaba narubatse etaje, kandi gutekereza kutajyana no gukora ngo kuba gupfuye. Kadusome no muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 1. Yakobo imbata y'Imana n'umwami Yesu Kristo ndabandikiye, mwebwe abo mu miryango 12 y'abatatanye, ndabatashya. Kugeza ku murongo wa 8. Yego. Bene data, mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gitumo nibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusoza umurimo wako, mone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Ariko nimba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama, kandi azabuhabwa. Ariko rero asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa. Umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'umwami Imana, kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Urumva ibyo dusaba Imana irabiduha. Rero mureke dusaba Imana turwanirire muri bino bigeragezo dufite muri iyi si. Ariko hari igihe Imana nyine iteza ibigeragezo kugira ngo ikemure ibindi. Ibyo dusabye Imana irabiduha, natwe tuyisabe
iduhe umutekano. N'Abaroma ibice 14 umurongo wa 23 havuga ko ikintu kidakoranye kwizera ari icyaha. Abaroma ibice 14 umurongo wa 23. ariko urya ashidikanya wese aba aciweho iteka, kuko atabiryanye kwizera, kandi igikorwa cyose kidakoranywe kwizera kiba ari icyaha. Natwe rero nidusenga tutizeye n'ubundi aba ari icyaha, nta kintu bitanga. Kandi uvuga ngo ngiye simenyereye ibintu byo gusenga, nawe abyige, yige gusenga, kuko ibihe tugezemo ni ibyo gusenga. Ni ibyo gusenga kandi tunakorera Imana, kandi bwije turimo turakora cyane kugira ngo butatwiriraho nta kintu turakora tubone kuzahembwa. Kandi iyo umuntu agiye kuguhemba areba ikintu wakoze. Kadusome no muri Zaburi ibice 139 umurongo wa 17 kugeza ku wa 18. Zaburi ibice 139 umurongo, Zaburi 119 139 17 kugera ku 18. Mana, erega ibyo utekereza ni by'igiciro kuri nje, erega umubare wabyo ni mwinshi, nabibara biruta umusenyi ubwinshi. Iyo nkangutse turacyari kumwe. Tugiye kureba intambara y'umwuka iyo ari yo. Intambara y'umwuka, uko Satani atera. Icya mbere, uko Satani atera arwanya ijambo ry'Imana, ahakana ko Bibiliya atari ijambo ry'Imana. Akoresha ubwibone, agerageza gutuma twizera ibitari byo, aduca intege. Cya gatandatu, aduteza ibigeragezo. Cya karindwi, arega abyizera. Icya mbere, arwanya ijambo ry'Imana. Ni gutya ubona insengero ziri gufungwa, n'izisigaye nazo ziriho zitariho. Kandi kera wajyaga nk'ahantu ugasanga yenda bari gusenga, nawe ugasenga, ariko ngo byavuyeho. Cya kabiri, ahakana Bibiliya ko atari ijambo ry'Imana. N'iyi Bibiliya bashobora kuzavuga ko harimo amakosa menshi, usanga nayo iragiye, bazanye iyindi, cyangwa bazanye iy'Abakatolike, cyangwa bakoze indi nyine irimo ibyo bo bishakira. Kandi ngo Satani ntabwo uzamubona agenda, ahubwo azakoresha abantu nk'uko Imana ikoresha abantu. Icya gatatu, akoresha ubwibone. Nibwo usanga noneho muri adeperi, cyangwa ahantu yenda bavuga nyine Imana, basanga yenda nk'umuntu ari kubwiriza yarihinduranyije, yarakosoye Imana. Ko bakosora Imana, kwa kundi usanga yarisize inzara, yarisukishije,
inzara zanjye wari kuzigira umutuku, wari kuzigira icyatsi. nawe nyine ari guhora azireba ngo zarakuze, ngo zabaye nziza. Ni ubwo bwibone bwaje, cyangwa yahura n'umuntu akabona asa nabi namusuhuze ngo atanyanduza. Ubwo bwibone bwaraje, cyangwa ngo sinagenda niteye ngo puderi, ngo fondoti. Icya kane, agerageza gutuma twizera ibitari byo. Ni gutya bari kuzana ibintu bitari byo. Nk'ubu ngubu twebwe twizera ko Yesu Kristo abaho kandi n'Imana ibaho, ariko yenda tuvuge nk'abasilamu ntabwo bizera ko Yesu ari umwana w'Imana, ariko ngo bashaka yuko hazaba urusengero rumwe. Rero sinzi ukuntu bizagenda. Bamwe nimba bazaza bavuga ati menya hazazamo no kurwana, ati twebwe turamwizera, abandi situmwizera. Icya gatanu, aduca intege. Wabona aguteje ibigeragezo, Satani akaza akakubwira ngo dore, akaza akakwereka ibintu, akakubwira ati ngo dore umwana wawe ngo arapfuye, ngo dore urarwaye, ngo ubundi iyo Mana iriho mu biki. Uko nukagenda guca intege nawe ukava mu buntu bw'Imana. Cya gatandatu, aduteza ibigeragezo. Hari igihe wagira ibigeragezo bivuye ku Mana cyangwa bivuye kuri Satani, kugira ngo cya karindwi, arega abizera. Yenda waba witotombeye Imana akakurega, ariko dufite kurwanya Satani. Icya mbere, kurwanya Satani ni ukwiremamo intege kubera urugamba. Ikindi, kwizera ko Imana irusha imbaraga cyane umubi. Ikindi, kugandukira Imana. Ikindi dufite intwaro ko tubisanga mu Befeso ibice 6:11. Dusomera Abefeso ibice 6:11. Abefeso ibice 6 umurongo wa 11. Reka dusubire mu izina rya Yesu Kristo. Abefeso ibice 6 umurongo wa 11 kugeza kwa kangahe? Soma ndakubwira. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi ikigetse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza k'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka, ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabirabira bose. Kandi nanjye munsabire, mpabwe kuvuga ashize amanga, uko mbumbuye akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza, aribwo mbereye intumwa yabwo, kandi mbohereshejwe umunyururu. Mvuge ibyabwo shize amanga nk'uko binkwiriye.
kandi tukiko mwene data ukundwa w'umubwiriza w'iby'Imana ukiranuka ukorera mu mwami azabasobanurira byose kugira ngo namwe mumenye ibyanjye ukomeze. Niwe mwatumyeho kubw'ibyo ngo mumenye ibyacu kandi ahumurize imitima yanyu. Amahoro abe muri bene data n'urukundo rufatanijwe no kwizera biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Amen. No muri Yakobo ibice 2 n'umurongo wa 1. Mbese muri mwe intambara ziva he n'intonganya ziva he? Ntibiva ku byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu. Murararikira ariko ntacyo mubona, murica kandi mugira ishyari ariko ntimushobora kunguka. Muratabara mukarwana nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba, murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Yemwe basambanye namwe basambanye kaze, ntimuzi yuko ubushuti bw'iyi si butera kwangwa n'Imana? Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Mbese mutekereza yuko ibyanditswe bivugira ubusa ngo umwuka aba muri twe ararikira akagira ishyari? Urarikira akagira ishyari. Ariko nubwo bimeze bityo Imana irushaho kutugirira imbabazi. Nicyo gituma ivuga iti Imana irwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Nuko rero mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegere Imana yizabegera. Yemwe abanyabyaha nimukarabe, namwe imitima ibiri nimwiyeze imitima. Mubabare muboroge murire, ibitwenge byanyu bihindutse kuboroga, ibyishimo bihindutse agahinda. Mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana kuko ari bwo izabashyira hejuru. Bene data ntimugasebanye. Usebya mwene se cyangwa agacira mwene se urubanza aba asebya amategeko kandi niyo abaciriye urubanza. Ariko nucira amategeko urubanza ntuba uyashohoje, ahubwo ububaye umucamanza. Utegeka agaca imanza ni imwe yonyine ariyo ibasha gukiza no kurimbura. Ariko wowe urinde ucira mugenzi wawe urubanza. Nimwumve yemwe abavuga muti uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mudugudu w'inaka tumareyo umwaka dutunde tubone indamu, nyamara mutazi bizaba ejo. Mbese ubugingo bwanyu ni iki? Muri igihu kiboneka umwanya muto kigahera ko kigakamuka. Ahubwo ibyo mwari mukwiye kuvuga ni ibi ngo Umwami Imana nibishaka tuzarama kandi tuzakora dutya na dutya. Ariko dore mwiratana ibyo mudashobora kwigezaho. Bene iyo myirato yose ni mibi. Nuko uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha. Tugiye kureba intwaro ya mbere gukenyera ukuri, intwaro ya kabiri icyuma gikingira igituza cyo gukiranuka, intwaro ya gatatu kweta ubutumwa bwiza bw'amahoro, intwaro ya kane ingabo yo kwizera, intwaro ya gatanu ingofero y'agakiza, intwaro ya gatandatu intwaro y'umwuka wera. Rero turashoje, reka dusoreze kuri iri jambo riboneka muri Yohana ibice 5 ubutumwa bwiza. Yohana ibice 5 umurongo wa 13. Yohana ibice 5 umurongo wa 13. Dusoma izina rya Yesu.
ariko uwakijijwe ntiyamenya uwo ari we kuko Yesu yarigendeye kandi hari abantu benshi. Hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati dore ubaye muzima ntukongere gukora icyaha utazabona ishyano riruta irya mbere. hari igihe ushobora kwibaza ibibazo cyangwa nanjye nkabyibaza cyangwa uwo mwebwe muri kumwe aho ngaho muri kurebana iki kiganiro umubaza ati ese wizeye Yesu? Cya kabiri, ufite ukwizera ko mu mutima cyangwa se k'ubwenge cyangwa k'ubwonko? Icya gatatu, warizeye bihagije? Turashoje n'ubwo butumwa nari mfite. Yego, urakoze cyane Ange. Turasoje cyangwa se dusubikiye ahangaha. Ejo birashoboka yuko Imana yavuga ngo jyana buno butumwa ahangaha abari mu rugo. Mu butumwa wagiye utambutsa wagiye usa nk'uca amarenga werekana yuko imbere bishobora kuba bitoroshye. Imbere bimeze bite? Imbere umuntu imbere ni ahantu Satani agiye gukora cyane, kandi Antikristo ni umwanzi wa Kristo Yesu cyangwa wa Kristo. Nibwo azaba agiye gukora, kuko rero yabonye igihe kimurangiriyeho. Yarabanjije afata abantu abavana mu gusenga. Hari ukuntu nk'umuntu yaba afite nk'isambu, noneho ugashaka kandi uwo muntu nyine ari umunyabwenge, nawe uri umunyabwenge, ukashaka ukuntu nyine iyo sambu yimukuraho kandi uyikeneye. Rero ikintu cya mbere wabanza kumushukisha ni amafaranga. Wamuha amafaranga, warangiza aho hafi hari umuntu wigeze kubikora, atanga amafaranga ku muntu nyine iyo sambu yari irimo ibintu by'agaciro, ariko uwo muntu nyine watabizi. Uwo muntu arangije buri kwezi aramubwira ati uzazuza muhe amafaranga miliyoni. Arangije arayamuhereza, aravuga ngo wabona ari Imana nyine ishatse kongera. Arangije ubwa mbere arayamuha nyine kubera yabaga ahantu mu cyaro. Arangije abura nyine ikintu yakoresha, arabanza arahaha, agura nyine bya bindi byose yifuzaga, ako ashaka kose akakarya. Noneho bigezeho aza kunywa inzoga, sinawe sazi ukuntu yazinyweye. Arangije inzoga ziragenda zimwica umutima, inzoga ziragenda nyine abakazizi. Noneho ya masambu kubera nyine ubwenge bwari bwaragiye barayajyana. Baramubwira ati se none iyi sambu yawe tuguha ngahe? Ngo aravuga ati n'ubundi ngiye ibyo nashakaga narabibonye, ngo ayo wese urabona, aramubwira ati wese urabona ikwiriye angahe? Arangije amuha, sinzi ayo yamuhaye, ariko nuko yamujyanye isambu ye. Rero na Antikristo arimo aragerageza guteza abakristo benshi guhaga cyangwa kudamarara, bakibagirwa gusenga. Ubu bibagiwe aho bahera basenga, barabyibagiwe. Ariko ngo hari ijambo rivuga ngo ntibishoboka ko uwaviriwe n'umucyo yongera kuvirwa n'umucyo. Rero mugarukire Imana itarafata imyanzuro cyangwa itaragira uburakari, kuko ngo uwabayeho umukobwa akaza kubyara ntabwo byashoboka ko yongera akaba umukobwa. Rero Imana ntabwo
iracyabafitiye imbabazi mu gihe mutarabyara nyine, iracyabafitiye imbabazi kugira ngo mube mwasubira uko mwari mumeze bwa mbere, mube mukiri abakobwa cyangwa mube muri abakirisitu. yego urakoze cyane. Imbere hano uri kuvuga ngo antikristo ari gukora. Ese antikristo nibwo azakora cyangwa atangiye gukora? Nibwo butumwa kugenda wajya uvuga ati imbere birakomeye, imbere birakomeye. Uvuze antikristo hari umuntu uhita yumva yuko antikristo yatangiye gukora, ko tujya tubona ibintu bitandukanye. Ubushize mwagiye muvuga ngo ikizira cyageze ahera, twagiye tubona ibisa nkabyo. Antikristo ntiyakoraga. Hari nk'ukuntu umuntu afata umugambi wo kuza aho hantu, yenda ngewe nkavuga ati nzaza kugusura, ariko muri wowe ugahita ubyiyumvamo. Rero antikristo agifata umugambi wo kuza mu bantu, harimo nyine abahise batangira kugenda bagwa, noneho ubu ngubu asa nk'aho ari mu nzira ze cyangwa yatangiye kuhakandagiza ikirenge, ariko ntabwo arigaragaza neza ngo mumubone. Hari akantu ugize kuvuga kandi nanone uvuga ngo amataje. Mu Rwanda twaba tugiye kugira amataje gusa, bimeze bite? Satani yashukishije Yesu, yamushukishije nyine ibintu byiza gusa, yamujyanye ku gasongero. Rero hari igihe wajya kuri ako gasongero kandi ako gasongero kukamanukaho, yenda urwego barukuyeho ntabwo byashoboka wahaguma cyangwa ukiyahura. Rero Satani hari igihe yaza agashukisha abantu ubutunzi, nyine ugasanga bubatse ayo mataje, ayo mazu ageretse, uburyo ugenda nko mu majyaruguru cyangwa amajyepfo cyangwa uburengerazuba n'uburasirazuba, ugasanga hose hameze nk'i Kigali. Rero bagiye kuhazana naho amataje, ku buryo umukristo nawe cyangwa umukene kugira ngo azaze abona ahantu aba, bizaza biba ari ibibazo nyine ku muntu udafite ubushobozi. Umukene none, uwitwa umukene uyu munsi aritwara gute ko igihe tugiye kugiramo uko bivuze, kubera ayo mataje agiye kuboneka ahantu hose, umukene kubona haba bizagorana. Umukene aragirwa inama imeze gute uyu munsi? Umukene yitwa ati yiyahuriye apfe bikiri kare, abigenza ati? Hari akantu kavuga ngo Imana ifata ibiriho ikabigira ibitariho, kandi ifata ibitariho ikabigira ibiriho. Rero uwo mukene ntabwo yakiyahura, ahubwo we yategereza akareba, kuko hari kera abantu bari barwaye ibibembe ntabwo bajyaga mu bandi. Rero ngo bigeze kubasohora, noneho ngo inzara irabica, baravuga ati ibageraho inzara, baravuga ati katwemere dupfe ariko turagiye. Baratera, noneho abandi bacyumva iyo mirindi bahita birukanka barabisiga, babirira ubuntu. Rero n'uwo mukene ikintu namubwira ni uko nawe yategereza yihanganye akareba ibyo Imana ikora, kandi yategereza ari uko yasenze, agasenga Imana, kuko Imana ishobora gufata abo bari mu itaje igafata mu muryango ikabwira uwo mukire cyangwa uwo muntu ufite itaje akamuhamo umuryango umwe kuko yabitegetse. Hari n'umuntu Imana yari yaramubwiye ngo izamuha ijipo, ngo imuhe n'umupira, imuhe n'inkweto, ngo byo kuzaza ajyana kuririmba. Arangije nuko ngo iteza ngo umuntu ngo uburwayi bw'impyiko, ngo arangije nuko ngo Imana iramubwira, iramutegeka ngo agiye gusengera ahantu mu rusengero, iramubwira ngo
ngo kugira ngo ukire nuko uzagenda ukagurira uriya mwana ngo imyenda, ukamugurira inkweto, ngo nibwo uzakira. Imana ihita ibimuha. Rero Imana nuko izagenda itunga abantu bayo. ubwo abakene urababwira uti bakene rero nimwihangane nubwo uyu munsi mutari abakene ariko birashoboka yuko ejo mwazinjira muri amataje akaba yanyu. Yego. Bizaba byageze utazaba habaye iki? Hazaba habaye imbaraga zo mu sengesho, kuko iyo umwana yonse mu myaka 1000 aba afite imbaraga zimutunga mu mikurire ye no mu mibereho ye. Rero nawe nasenga, Imana izagenda imucira inzira mu buryo watazi. Ubu tuvuge ko muri runo Rwanda habayeho abantu badakora akazi kandi bakaba bakurusha kurya neza cyangwa kubaho neza. Nyine ndikukubaza. hari abakire ndusha kurya neza bitewe nuko barwaye indwara zitabemera kurya. Njye nari ndikukubaza ngo ubu tuvuge ko hariho abantu badakora kandi weho ukora, yenda n'urugero sinzi nimba ukora cyangwa udakora, bakurusha kubaho neza. Birashoboka cyane, barahari. Rero nako ni nako Imana izaza itungisha abantu bayo mu bintu bitagaragara, ifata ibiriho ikabigira ibitariho. Yego. Wagiye uvuga ngo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, wagiye uvuga ngo dusengere imbere cyane, dusengere imbere cyane. Ni buhe butumwa bw'umwihariko wagenera umukristo uduteze amatwi ubundi tugasoza? Ibintu namubwira nuko umukristo wa nyawe amenye nimba akijijwe bihagije, afite intwari 6, kandi nimba yiziye bihagije, kandi nimba afite imbuto. Kugira ngo rero ubimenye, Imana numara kubimenya uzongera wiyibutse, weho ubimenye, noneho Imana izaza zigufashe, iguhe n'imyitozo irebe nimba wabimenya. Yego, Angelica, tugushimire, tugusabira umugisha. Ubutumwa utambukije wagiye wibanda ku ijambo ry'Imana, ariko uwo kumva yumvishe kandi wo guhinduka agomba guhinduka. Turagushimiye Ange, wakoze cyane. Namwe murakoze. Ange rero mwamwumvishe ni umukobwa uzi ubwenge cyane, mwumvishe uburyo mubazamo akahita ansubiza, n'umwana ufite ubwenge bw'Imana. Yantunguye cyane uyu munsi, uramusubiza akahita ajyamo kandi akakubeta igisubizo ukabura icyo wongeraho. Ange turamushimiye cyane, ariko kandi dushimiye n'ababyeyi be bamwibarutse, kandi ijambo riravuga ngo menyereza umwana inzira akwiye gucamo azarinda asaza akiyirimo. Ababyeyi ba Ange turabashimiye ko bakomeje kumenyereza inzira agomba gucamo. Uyu munsi n'umukozi w'Imana utangiye umurimo w'Imana, kandi no muri cya gihe cy'amataje yagiye avuga menshi cyane, nabwo azakomeza akora umurimo w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ange rero kandi murabizi Ange ko mumura gucya ni umunyeshuri, mujye mumushyigikira mu murimo w'Imana akora utoroshye, afatanya n'amasomo, ntabwo biba byoroshye. Reka mubwire ngo mujye mushyigikira Ange. Ngiye kumusaba atange nimero ya telefone, nta telefone agira ariko afite ababyeyi, kandi ababyeyi batunze telefone, mwaye mubizi. Mufate ikaramu rero mwandike nimero kugira ngo mu blessing umukozi w'Imana ubundi akomeze ivuga butumwa rye kandi n'amasomo agende neza. Muri cya gihe Ange azaba ari umuntu umaze no gusoza amasomo ye ameze neza, igihugu kiramukeneye. Ange, igihugu kiragukeneye, wari ubizi neza, kandi isi iragukeneye. Ariko kugira ngo ibyo byose bizagende neza nuko Ange azaba yanize. Nuko rero umugisha Ange. Ange, nimero ya telefone ni iyihe? 0788 26 12 438. Reka ngusabe wongere uyisubiremo. 0788 26 12 438. Imana igumugisha. Iyo nimero baruye kuri nde? Musabyimana Teresa. Musabyimana Teresa. Musabyimana Teresa ni mama Ange.
kumuvuga kuba muvuze nta kibazo kimwe nuko tuyimubajije ntabwo amwubahutse. Mwese rero muhabwe umugisha n'Uwiteka Imana, mwese mwaduteze amatwi muri kano kanya. Ikiganiro cyacu tugisubikiye ahangaha, ariko kandi tuzongera dusubukure uko umwami adushoboza. Nkuko twatangiye dusenga, reka dusabe Ange yongere adusabire umugisha tugane ku musozo. Mana nziza, Mana igira neza, Uwiteka mwami Imana nyir'ingabo, tujya gutangira twagusabye ngo ubane natwe, Uwiteka dore wabanye natwe, waturinze, twatambukije buno butumwa. Uwiteka umuntu wese wari ufite ikibazo, Uwiteka mwami Imana nyir'ingabo umuhe imbaraga zo kukitwaramo neza, kandi Uwiteka mwami Imana nyir'ingabo n'abari mu geragezo biga muri interina ubaha imbaraga, Uwiteka mwami Imana nyir'ingabo zo kwiga badasakuriza abantu mu izina rya Yesu. Ubaha imbaraga Uwiteka mwami Imana zo gukomereza mu buntu bwawe mu izina rya Yesu, kandi Uwiteka mwami Imana ubaha imbaraga zo kwifata, Uwiteka bari mu kigeragezo mu izina rya Yesu. Uwiteka mwami Imana nyir'ingabo kandi ukomeze ubarinde n'abafite Uwiteka mwami Imana nyir'ingabo ibibazo nabo bagereho mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Uhabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu. Reka tuzasubire Ange ubutaha. Yego.